mbere Mukamusoni kugira iyo myaka suka atarambagizwaga, ahubwo yararambagizwaga. Umusore wa mbere yamurambagije ngo muri 84 barakundana, hari naravuka yego, barakundana aramusaba. Bageze mu rusengero, ubu urumva ubukwe bwari bwegereje, umusore aza kwitaba Imana aripfira. Hanyuma umusore apfuye rero biza kurangira agumye aho ngaho, aza kurambagizwa n'undi nanone. nawe mu rusengero bigeramo aza kugeraho nawe aripfira. Si babaye babiri, hapfuye abasore bageze kuri 3 bose bamurambagizaga, byagira hagati kubukwe rwose kuri finale bagapfa. Hanyuma n'undi wa 3 nawe arapfa. Umusore wa 4 wamurambagije mu nyuma rwose vizi irimo neza biri vuba, nawe yaje kugenda ngajya muri Uganda. Amakuru ambwira ko nawe atigeze ashaka. Umusore araho yabaye umuntu utagaruka no mu Rwanda, sinzi ukuntu byagenze. Hanyuma urumva rero umukobwa iyo byamaze kugenda gutyo ku musozi abamaze kubiki ikibazo, ndetse benshi banavuga ko wenda atera iki umwako. Yego, biza kuba gutyo rero. Mukamusoni niyo mpamvu yagize iyo myaka ingana gutyo 56, ari nayo mpamvu agize 62 agiye kugira 63. Ariko nyine ngiye ku ruhande rwanjye nshima Imana ikitumye mbaho. Benshi bajya bavuga ngo uwo mugore ngo wazamutaye ngo ibiki n'ibiki ngese uzihanganira kutabyara, ariko kujya amagambo arasenya nagagira ate ntago yubaka. Ugiye kumva amabwire ntago wakubaka urugo ngo rukomeze, nibishoboka. Abwe navuga ngo nanjye nayimbayeho nka Dawidi yiberaga mu ishyamba, nanjye mu buzima bwanjye nabayeho nk'umuntu wigunze. Ariko gitumye aho hantu mosiyo zijya kuza, ariko nkibuka ko hari Imana igigira neza. Umukobwa narambagize simuvuga izina, ndavuga uwo tubana ubu, kuko uwo narambagije mbere siwe tubana. Nuvuga ngo ngiye twajya gutanga ikifuzo navuga ngo Mana, nigeze nabwira abantu ndavuga ngo ndibo babwira ukuntu iki Imana uyisabye ari kiguha. Twajyaga gutanga tugatanga tukavuga ngo Mana, nje nguhaye ikifuzo uzama umugore mukuru kandi uzubwenge. Wa mugore mukuru nasabye Imana niwe yaje kuma. Ikintu yambaje yarambaje ufite imyaka ingahe? Ndamubwira ati mfite imyaka 20, ndumva hari wenda nafite wenda hafi 24, kuko uwo mukobwa wanjye wa mbere twakundanye ndi muri 23, ariko urumva nari nangiye kugenda hiyongeraho undi mwaka, uko bugiye amezi ari gushira abari gusatira undi mwaka. Ubwo rero arambwira ati ndamubaza se wowe ufite ingahe? Ati mfite 80. Niko yambwiraga. Yarambwiraga ati ngiye mfite imyaka 80. Umusore w'imyaka 24 wenda ni 3 yego 80. Ntago niyumvisha ngiye yo najyaga gusenga Imana, nabwiye Imana uzama umukobwa mukuru pe. Kuva saa 4:15 ibintu ndi kuvuga ni ukuri, ni mukenera ukuri uzaze uwegere madamu abababwire neza. Hanyuma tugiye saa 4 z'ijoro tugejeje saa 12 z'igitondo, iryo joro twavuganye niryo joro twapangemo igikumwe, dupangamo gufata irembo, dupangamo ubukwe. Yaje kunyihamagarira kuri telefone, niwe yamamagaye rwose. Ibyo byumbivugisha ukuri, niwe yamamagaye. Turavugana, batiri ya mbere ishiramo umuriro, kiramo iyindi. Turavugana buracya, turavugana kugeza ubwo ambwiye ngo noneho kuwa mbere uzohereza umuntu aze gufata irembo, nanjye ndabibabwira. Yaragiye abibwira famiye ye, hanyuma kuri uwo wa mbere nohereza umuntu ajya gufata irembo. Ati rero byagenze bite kugira ngo ufate irembo utanabyiteguye? Umva ngo nta mafaranga nari mfite. Ananze ku murenge agira ngo nabiretse, kuko numva ngo agira ngo nisubiye. Nyine we yarambwiye ngo nari nzi ko wisubiye. Yageze ku murenge bamarayo, bamaze nibabuze nk'isaha 2 bamarayo banegereje. Bo bagira ngo rero nabiretse, bakajya bamamagara buri munsi, buri kanya, buri munota. Biza kubaho rero igikumwe kiraba. Ishusho abantu yego nta comment bateyeho, ntago zabura 24.
n'umukobwa w'imyaka 50 n'itandatu yego umva ntabwo byabura kera Imana yajyaga imbwira ukuntu byagendaga iyo twajya gusenga arambwira ngo nguhuje n'abantu bakomeye hanyuma nguhuje nkugize umunyamumaro none uyu munsi ku itariki 8 yego 8 z'ukwa 8 imuje nawe Imana ishimwe ibyo yambwiye iri kugenda ibikora nakubwiye ko itajya ibikorera rimwe ariko uyu munsi bwo ndacecetse ariko bavuze nyuma yuko ibyo biba ni nk'iyo comment bavuze ni nk'iki gitekerezo cyangwa amagambo bavuze ukumva aragukoraho cyane urumva ko uwo munsi nta kintu bari kuvuga ngo nyumve kubera yuko hari ibyari byanjyanye kandi naho nari buhurire nabo bo baravugaga ngo biyongorera ariko nge simbumve gitifu byaramworoheye se ko baseze nta kuntu yabyibajije urumva executive we ntago byamworoheye impamvu bitamworoheye amadirishya yuzuye abantu no imbere haruzura urumva wagira ngo sinzi ukuntu byari bimeze pe noneho rero ni n'umudamu muremure sibyo unsumba sinzi pe urumva ni ibintu bitoroheye gitifu tugeze mu rugo tuvuye ku murenge hari abantu barenze menya wagira ngo ni nk'akarere kari kamanutse kose benshi cyane hahandi n'inzira kuba wayibona byari bigoranye ariko nyine benshi nyine bavuga ngo ni ugutaha ubukwe nyine urumva ubukwe iyo ubukwe bwaje ariko njye nibaje ngo ubu bukwe aba bantu nkarebamo nkabona harimo n'abo nazi abo nyine nkavuga ngo Imana n'iki kintu ikoze ndacyanditse pe ngisize ku nkinzi z'umutima wanjye ni ukuri kw'Imana kuri uwo munsi wa Mukamusoni na niyo mugabo ni ikintu cyatumye buri muntu wese n'uwari uryamye abyuka aje kureba ngo umuntu wa 24 na 56 so iki kintu gitumye mbivuga cy'urubyaro utanabimbajije mama wanjye yatashye ubwo bukwe yarabutashye hanyuma amakuru mfite njya menya ku mutima wanjye nanabwiwe mama wanjye ku uwo munsi yiriwe agira ate arizwa nuko urumva mama wanjye ndifuraye sibyo ndifuraye mama wanjye kandi mama wanjye ari mu myaka 50 wenda ni 5 cyangwa 4 mama ni muto ku mugore ufite cyane urumva umudamu mfite afite 62 ejo bundi aragira 63 oya ntago bangana umudamu wanjye fata 62 ukuremo 54 aramurusha utwaka twishe tutari dukeya rwose hanyuma mama wanjye kuwo munsi ubukwe bwaba nibwo merukana na mama nawe kuva icyo gihe ntimuranavugana kuri phone twaravuganye ndibuka ari igihe twavuganye kuri phone arambwira ngo ariko ntago murabyara ndamubwira ati hoya maze kumubwira ngo hoya yese akupa telefone aranyihorera ese nawe uri umwe mu bagabo bagizweho n'iyi nkubi y'umuyaga yo kutabasha gutera akabariro uko bikwiye waba se kandi uri umwe mu bagabo barangiza vuba mu minota 2 mu munota 1 n'amasegonda waba se warabaswe no kwikinisha ukagerwaho n'ingaruka zo kwikinisha waba se ugira imisemburo mike y'umubiri bityo bikaba byarakugizeho ingaruka zituma utakibasha gushimisha umugore wawe uko bikwiye humura guhera uyu munsi ntabwo uzongera kugira iki kibazo kuko haje umuti wa kinyarwanda uva mu bimera ugufasha gukemura icyo kibazo kigakemuka burundu mu minsi mike cyane ubu uri umugabo ubasha gushimisha umugore wawe uko bikwiye mu minsi 2 uba witwa shushu be mu minsi 2 uba witwa umutware w'urugo hamagara iyo nimero uruzi kuri screen yawe nawe icyo kibazo kibashe gukemuka burundu nk'abandi gira ubuzima ishema ry'umugabo gerayo amahoro mu rugo iwawe reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri B-Light ikiganiro rero ni wa mwanya turi mu kiganiro inkuru y'umugenzi mu buzima tugira inkuru nyinshi tugira n'amateka menshi yaranze ubuzima bwacu ariko mu mikurire yacu n'imibereho yacu burya havamo inkuru iyo nkuru ishobora kuba urumuri cyangwa ishobora kuba umucyo umurika mu mitima ya benshi
ubundi twese tugasindagizanya, nimba ari ugusindagizanya tukazagira iyo amahoro. Iyo mvuga kuzagira amahoro ni ukuzasohora imbere y'Imana twese tutaratsinzwe mu rugendo. Burya iyo wumvishije inkuru ya mugenzi wawe, iyo ugeze aho gutsindwa urakomera, ikubera utubuye ukandagiraho mu bunyereri. Imbere yacu dufite umugabo w'igikwerere, usa neza, ukeye, kandi usa n'abana b'Imana. Uraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Kundi mbona utishimye nkuko yandishimye. Yandishimye cyane, murakoze. Nitwa Niyomugabo Jean Pierre. Ako mbere yuko mbibwira, mbanje kubasuhuza abadukurikiye, namwe mwanyakiriye, Imana ibahe umugisha. Munyemerere rero tujya dukunda kuvuga Imana, tubanze dusenge, twiragize Imana kuko ni dushoboza byose. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kuri rubasha, tugushimiye ko watugiriye neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyakubahwa Imana ishobora byose, twaragambiriye nk'abana b'abantu, ariko Nyiringabo Imana ishobora byose, uko kugambirira kwacu ni kwigeze gusohora. Ariko Nyiringabo, tugushimiye yuko kuri uyu munsi aribwo wemeye Nyiringabo tugasohorezwa ahantu. Witeka Imana ikomeye rero, muri kano kanya tugeze hano muri kino kiganiro, turakwinginze kugira ngo ugomeze kubana natwe. Ni ukuri Kristo uhiga ibiduhiga, ibiturwanya ubyirukanire kure. Abagiye kudukurikira Nyiringabo Imana ishobora byose, ubagirire neza kandi ubahe umugisha Uwiteka Imana. By'umwihariko rero dushinganishije ubuhamya tugiye gutanga. Ni ukuri umwanzi Satani naturogoye mu kiganiro, ni ukuri Nyiringabo uba ariho kumwirukanira kure. Ibyiza byose ni ibyo ushima uduhana ubuntu ku bwawe Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Yego, Imana ibahe umugisha. Nkunze mu isengesho rigufu usenze. Yego. Ati ubuhamya tugiye kuvuga cyangwa se inkuru tugiye kuvugwa ishyigikirwe n'umwuka w'Imana. Ni ukuri. Yego. Imana ishimwe. Hanyuma rero njyewe nitwa Niyomugabo Jean Pierre. Ese gato mbere ko twinjira mu nkuru yawe, yego, banze mbwira abantu badukurikiye muri aka kanya, abanyarwanda benshi bamaje gusobanukirwa ibyiza byo kunywa ikawa cyangwa se gukoresha ikinyobwa cy'ikawa. Ariko benshi ntago bazi uburyo ikawa itegurwa. Benshi bazisanga ku makafe, akaba ariho bajya kuzinywera. Burya nawe wabasha kuyitunganya, wabasha kuyikora wahuye n'umwarimu mwiza. Rero hano muri Rukaza Cafe tubafitiye abarimu beza b'inzobere batunganya ikinyobwa cy'ikawa. Nawe nimba ushaka gukabya inzozi nk'umuntu w'umuhanga uzi gutunganya ikawa, nimba ushaka kwagura ubumenyi ku bijyanye n'ibinyobwa, nawe waza ukigishwa uburyo ikinyobwa cy'ikawa cyangwa se uburyo igihingwa cy'ikawa ushaka kugitunganyamo ikinyobwa cyiza cyane, ubundi nawe ukaba umwe mu bantu b'abasirimu kimwe n'abandi. Izo nimero muruzi kuri screen, mwazinyuraho ubundi namwe mukamenya gutunganya ibyiza bikomoka mu ikawa. Reka noneho twinjire. Ubundi inkuru yawe itangira ite? Yego, murakoze cyane. By'umwihariko ku bantu banzi, ndibwira yuko harimo wenda abenshi ni banzi, ariko kumenya ubu byabaye. Inkuru yanjye rero ni inkuru y'ubuzima. Ndi umugabo, ndubatse, ndumva maze imyaka 6, isanga 6 nubatse 2020. Hanyuma 2020 rero ubu urumva ko hashize imyaka 6. Harimo abantu tujya tuganira bakamwanga, ariko se imyaka yose 6 ishize nta rubyaro bimeze biti? Aho ati ibyo byose biva mu gusenga, byose biboneka kubera ko Imana yagize ikintu ikora. Iyo Imana yaguhaye iraguhata, itaguhaye nabwo ubutegereje. Yego. Hanyuma rero nyine ndumva nanjye ndi mukuru. Umuntu wubatse aba ari mukuru, aba ari umugabo.
imyaka 6 yose ubu maze kumenya uko urugo rwubakwa. Kandi madamu wanjye turakundana kandi ndamukunda cyane kabisa. Yego. Umaze imyaka 6 wubatse. Nuvuga ngo inkuru ugiye kudusharinga ni y'urugendo rwawe, ni inkuru y'ubuzima. Ni inkuru y'ubuzima. Yes, ni inkuru y'ubuzima. Hanyuma njyewe niyo mugabo tugomba kuvugaho Imana yadukuye hahandi twari turi imbere, tukavuga n'ahandi yatugejeje. Njyewe aka kanya aho yangejeje naho uko ndiho mumeka umwuka w'abazima. Hanyuma hari abandi twari turi kumwe igihe cyanjye cya mbere batakiriho, bamaze gupfa, abandi bajya mu biyobyabwenge, bishora mu bidafite umumaro. Hanyuma rero umunyarwanda yaciye umugani ngo Imana igutindije iragutegera. Wenda wakwibaza ngo ni ukubera iki nkavuze. Njye nabayeho nafite mama Ndera, bundi mu rugo iwabo wa mama ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Hanyuma iwabo wa papa ni mu Bugesera, urumva mfite mu rugo henshi. Hanyuma rero njye nabayeho kugira ngo mbeho narabyawe nk'uko abandi babyarwa. Mama aza kunsiga muri famiye ye, ndakana gatoya kari mu mezi 4, agahinja ka mezi 4 aransiga, yigira nyine mu buzima bwe. Yigira mu buzima bwe. Papa maze gupfa urumva nyine mama nawe yahise yicira ukwiwe ansigaho. Hanyuma nangirana n'ubuzima, numva agahinja ka mezi 4 kabari gato cyane, ndererwa muri famiye. Hanyuma maze kurererwa muri famiye rero barandera, ni ukuri Imana izabaho umugisha, njya mbashimira cyane. Wenda nta kintu ufite cyo kubaha, ariko ikintu nkora cya mbere gikuru baragize Imana. Ugiye udafite umwe yigeze avuga ngo nta feza na zahabu, nanjye nshobora kuba nta kintu ufite cyo kubaha pe, ariko nkabaragize Imana ikabarinda ikabagirira neza. Hanyuma mbaho nabi, ndarwara, nta ndwara nimwe ntarwaye y'ubuzima nyine, za bwake urazizi se? Bwake nayo uzi rwose wowe. Ntabwo kwimenya. Indwara ya bwake. Ariko bwake umuntu yirwaye aba yiyumva ate? So nyine umuntu urwaye bwake, mbega hari nk'ibintu aba yarabuze nko mu mubiri. Kuko ndibuka kera habagaho gahunda yo gufata abana bakabajyana nko niba ari byo twita Centre de Santé, nibyo? Kuri Centre de Santé. Yego. Kera rero bajyaga bateka, leta y'ubumwe yagomeje ikora na kera, yafashaga buri muturage na kera. Hanyuma bakatujyanayo, ndibuka ko nanjye banjyanagayo, bakabagaburira ibiryo bakabiduha bivangavanze nyine. Umva bwake ni ibyabuze nyine, ni ibigarura ubuzima bw'umuntu. Hanyuma nyine ubwo mbaho gutyo, leta inyitaho nyine, barandera, mba umuntu mukuru. Njye nagize imyaka 15 nyicyambara umupira wonyine. Imyaka 15. Kuzimba. Urumva nafite imyaka, muri iyo myaka 15 n'ubundi umwana aba yarazingamye. Hanyuma bitewe wenda n'uburyo kitwanarerwaga, ntago ibintu by'imyenda nyine nabibonaga. Ubwo rero ndangije muri iyo kandi imyaka 15 nayigize n'ubundi wayo ndakana kanzunyu rwose gato pe, wankira mu mugongo ugaheka. Cyane. Umva umuntu wazingamye nawe urabyumva. Ku myaka 15. Hanyuma ikintu njya mbishimira Imana, buriya umugabo Dawidi, ndakekura namuzi cyane wo muri Bibiliya, ujya usoma Bibiliya. Nawe yigeze abaho ariko yibera mu ishyamba. Biziko yabaga mu ishyamba aragiye, ikiwe cyari ukuragira. Ariko ikintu kijye kinshimisha iyo nkuru neza, iyo isomye ujya kuyirangiza wamaze kuryoherwa. Iyo utangiye ukanayirangiza, uyirangiza waryohewe. Uburyo yabaye aragira inama
ariko yari afite imbaraga muri we. Afite imbaraga muri we. Ndibuka ko hari aho nasomye havuga ngo iyi dubu zazaga ishaka kujya wenda nk'amatungo aragiye, yarayifataga akarwana nayo akayitataguza ikarangiza ubuzima bwayo bukarangira. Hanyuma rero Dawidi mu buzima bwe navuga ngo nanjye nayimbayeho nka Dawidi yiberaga mu ishyamba. Nanjye mu buzima bwanjye nabayeho nk'umuntu wigunze, ariko mbaho nyine Imana irandinda, ningirira neza. Mu bundi torero nsengeramo uretse ko itorero atari ryo rizajyana umuntu mu ijuru, umuntu azajyanwa mu ijuru n'imirimo yakoze, azajyanwa mu ijuru n'uburyo yakoreye Imana yabiharaniye no gukiranuka. Yego, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ndumva naragiye muri ADEPR mfite imyaka 8, n'ubundi ubwo buzima bwanjye bwose nabagaho nari ndi mu ADEPR. Yes, najyaga muri ADEPR ndabyibuka, nkajyayo nkurikiye abandi bana n'uwo mupira wonyine ugera ku birenge. Imvunja subura zize njya nzumva. Ntabwo wigeze kabisa unanazirwa, ariko Imana ishimwe n'ukuri niyabwe icyubahiro. Uriya nyine urumva ko we wabyirutse muri viziyo. Twe twarazirwaye no mu ntoki turazirwara, ku birenge no ku birenge no mu ntoki ziraza. Ibiganza bisa n'ibyarwaye imvunja. Oya cyane, urumva reka nkubwire, hari icyo bita nyine kugarukwaho n'ubwiza bw'Uwiteka. Urumva Imana yangarutseho. Nibagiwe kubibwira abantu bitewe n'ibyo Imana yankoreye. Hari umuhanzi njya nkunda witwa Theo, yaravuze ngo nibuka iminsi ya kera ndamburira amaboko, avuga ngo uko nakure cyane habaho Imana itagira ite itakura umuntu. Nanjye rero nekereza ibyo ngibyo, nasanze nta kintu nakorera Imana nayitura uretse kuyiririmbira. Ndi umuhanzi, wenda niba abatari banabizi babimenye. Uri umuhanzi? Yego, ndirimba indirimbo z'Imana. Mfite channel YouTube yitwa Niyomugabo Music, ubusanzwe nitwa Niyomugabo Jean Pierre. Bagiyeho bene data bavandimwe banje bakande subscribe tuza kwishyira munsi. Yego, baraza kuyibona, kuko nasanze nta kintu nakorera Imana, nasanze nta kintu nayiha uretse kuyiririmbira, uretse kuyisenga, uretse kuyivuga imirimo n'ibitangaza yakoze. Waturirimbira ko indirimbo igufasha. Oya nta kibazo kabisa, Imana iguha umugisha, njya mbikunda. Urumva ibintu Imana iba yaraguterekemo ntiwabireka. Kandirimbeho gatoya, Imana y'amahoro igomeze kudushyigikira. Manuri Mana, Mana nziza, wabanye nanjye cya gihe Mana ndakubona. Manuri Mana, Mana nziza, Mana wabanye nanjye cya gihe ndakubona. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iyo nibutse ako kantu, nibuka ukuntu Imana yangiriye neza. Wenda turi kuganirira abantu ubuhamya, ndibuze kubabwira uburyo yagiye ingirira neza kugeza nshatse n'umudamu, nangira nabivuze, ndetse mbabwira ukuntu icyo Imana uyisabye ari kiguha. Urumva hari impamvu mbivuze ndi buyibabwire. Yego. Hanyuma rero muri ubwo buzima bwanjye, aho narerewe, aho nabaye, banyitayeho, barareka njya muri ADEPR. Ari abadivatiste baranyemerera. Ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha buryo iyo umwana wamwemereye akisanzura, ni ukuri nta kintu uba udakoze. Ubundi nizo nshingano z'umubyeyi. Hanyuma ndangije, igihe cyaje kugera muri ubwo buzima bwanjye bubi bukakaye busa nabi. Iyo mbyibutse nyine mba numva mosiyo zaza, ariko kwihangana bijya bibaho. Nageragaho nkibuka umubyeyi wanjye, nkatekereza ahantu ari, nkumva namusanga kandi bitari bunkundire. Igitumye aho hantu mosiyo zijya kuza, ariko nkibuka ko hari Imana ijya igira neza. Ndibuka mama yigeze kuza mfite imyaka 14 yigeze kuza aho yansize. Araza asanga nyine nararwaye bwake, nsanga ngwaye imfunza, nyine arabibona. Agira agahinda nk'umubyeyi, ariko nanone nta kindi ari kurenzaho. Urumva niyandeze, yaransize, nta burenganzira na buke yari afite bwo kuba yankura aho ngaho, kandi atarigeze andera. We yarabyaye gusa arasiga aho ngaho. Hanyuma aza kunyibaranjyana
aho mu karere ka Nyanza niho twari turi, ameka mu mugongo, mfite imyaka 14 arameka mu mugongo. Mama wawe guheka cyane rwose, anshyira mu mugongo, ashyiraho niba ari ishuka ni ingobyi zihari, menya ari ingobyi. Kera habagaho ingobyi zidoze mu nyine zidoze ukuntu zitari izi z'ubu ngubu. Urumva ibintu ibya mbere si byo by'ubu. Arameka, ndibuka twaciye mu ruzi, tugeze mu ruzi rwagati. Mu ruzi rugabanya Bugesera na Nyanza. Urumva hariya muri Nyanza hari ahantu hitwa za Rwabusoro, harimo uruzi rero rugabanya Bugesera n'akarere ka Nyanza nyine rurimo. Ubwo rero twari turi kwambuka tugira ngo tugere mu Bugesera. Turambuka igihe umusare tugeze mu ruzi rwagati, ubwato buri karagatugwa mu ruzi. Twikubitamo, mama ametse na umusare agwamo. Hanyuma umusare araduhiga aratubura, baratubura mbega. Baraduhiga, kumbi twagiye tujyamo munsi. Tumaze kwika, tugezemo umujishi umwe urajishuka, kuko iyo uri mu mazi, amazi aba afite imbaraga nyinshi. Hanyuma umujishi wo hasi urajishuka, hasigara uwo hejuru. Ako kantu iyo nkibutse njya numva ko Imana ishobora byose. Nigeze nasomye ijambo ravuga ngo nta cyabasha kurogoya imigambi y'Uwiteka, kandi koko nibyo. Hanyuma muri uko kudushaka no muri uko kujishuka k'umujishi kugira ngo mama acukwe nanjye ncukwanjye muri urwo ruzi, mpfe nawe apfe birangire. Niho urumva tuve noneho kuri icyo cyiciro cyo kurwara amavunja. Yego. Waje kugenda usirimuka gute? Ubuzima bwagiye buhinduka gute? Urakoze cyane, Imana igumugisha. Hanyuma ayo mavunja avuyeho, urumva mama arakujyanye? We yaranjyanye, tugwa mu ruzi, tuvamo, tugeraho mu Bugesera, Imana iraturinda. Hanyuma ngenda mbaho, ngenda insiga kandi kabiri kagakara nyine. Umusatsi, urumva iyo umuntu arwaye bwake, umusatsi uragenda ukaba umuhondo, ukamera nk'umuhondo cyane. Ubwo Imana irongera irawungarurira, mera neza nyine. Urabona ko uko bimeze kose agasura katangiye kuza. Umugabo uri smart. Gatangiye kuza, nta kibazo rwose. Turashima Uwiteka, ni Yesu wenyine wabikoze rwose. Aho noneho ndabasha no kuvuga ngo ndambara agasaha, kandi icyo gihe ntabwo byari gukunda. Yego, bigenda biza gutyo rero. Ariko ikindi kintu gituma nyesha kuko kugira ngo mbe narabayeho gutyo, itorero ndarishimira. Itorero rya ADEPR ndarishimira, ryarandeze. Barandeze ndi umwana mutoya, nkajya njya muri korari. Urumva nubwo narwaraga amavunja nkambara uwo mupira, ko barandekaga nkajya inyuma y'abandi bana nkaririmba. Nubwo nyine ntabwo nabaga mbizi cyane, ariko nararirimbaga. Hanyuma nkakunda gufata kubi, bakajya babona ndi kuririmba, kandi niyo naba natarepese ariko nkaririmba. Buri impano yo kuririmba ni ikintu cyangiyemo cyane rwose. Yego. Hanyuma barandera, ndinda ngira iyo imyaka, n'ubu na n'iyi saha ngize imyaka 30 ndumva nyifite. Nyiri muri itorero rya ADEPR. Wavutse mu mwaka? Navutse 96. Yego, navutse 96. Urumva ko 30 ndayifite. Urumva umuntu w'imyaka w'96 ubaho bigeze ubu ngubu, maze kabisa kumva ko ibintu byose nambaraga nabigizemo, ni Imana yabigizemo uruhare. Hanyuma ngenda nyine mera neza. Mu bana, muri korari y'abana mvamo, njya mu rubyiruko. Mu rubyiruko mvamo, ngenda njya muri korari nkuru. Ntabwo kuvuga ngo navuyemo, sinavagamo, ahubwo naziririmbagamo zose. Kuvuga ngo niba korari igiye kuririmba, ndi bujye muri iriya korari hose nkaharepeta, kandi hose nkagira gute, nkabikora nta kibazo. Ngenda nkunda umurimo w'Imana. Hanyuma hari akandi kantu kajya kanyibutsa Imana by'ukuri pe. Iyo twatindaga kuva kurepeta ku mugoroba, ninjye wakingaga amadirishya y'urusengero. Twatinda kuva kurepeta, wenda twagize turi mu bushakashatsi bw'indirimbo, turi gushaka indirimbo za korari, ko nari ndi muri komite, ngasanga mu rugo baryamye. Iyo babaga baryamye, ntabwo nabakomangiraga ngo njye gukomanga, hoya naribwirizaga, nasubiraga ku rusengero
hari idirishya natakingaga ndabyibuka, nkagenda nkongera nkakingura nkasasa intebe nkaryama. Ukaryama ku ntebe mu rusengero. Umva mu rusengero rwacu nyine intebe zari zirimo hari ahantu hataba nyine umuriro, ariko haba umuriro w'Uwiteka, habaga umucyo w'Imana mbega. Hari ukuntu ahantu haba hatari umuriro wa leta w'amajyambere, ariko hari uw'Imana nyine, hari ubwiza bw'Uwiteka. Hanyuma nkagenda nkakingura nkaryama. Igihe kimwe nza kugenda ndakingura ndaryama, nagezemo nurira idirishya ngwamo imbere ndakinga idirishya negera n'intebe, kumbe harimo umunyamasengesho warayemo ari kunyumva, ndasenga aranyumva ijwi ryanjye yumva ko ari njye, ajara bigeze nko mu rukerera ngiye kubyuka ngo nsenge nangire isengesho saa 9, arambwira ngo ariko niyo muganga ngo uri umukozi w'Imana, gukunda Imana. Nkamwe ati udakunze Imana se wakunda iki? Kandi nakamenye ko nyine nahaje nagarutsemo kubera ko nasanze bakinze abo ndyama. Ariko nyine nigeze nasoma ijambo bavuga ngo iyi Imana igira ngo izakugira ukomeye igucisha mu bikomeye. Kuba turiho, kuba duhumeka ni igishoro cy'Uwiteka yadushyizeho, ni uburinzi bw'Imana. Nabyo mbwira abantu badukurikiye, kuba bari guca mu bibazo no mu bihe bigoye, kuba babona bigunze, ndagira mbabwire ngo gutabarwa k'Uwiteka nikuramuka kuje, bazabona yuko ibyo bari barasabye byose Imana bizaza ari inyungu nyinshi. Yego. Hanyuma nyine nza kuba umuntu mukuru, nza kugira igihe cyo kuba noneho nakumva ko mbaye umusore wo kurambagiza. Ntago byanyoroheye, uvuga ngo abantu bajyaga, iyo twajyaga gusenga twatangaga ibyifuzo, noneho narangiza ngandika agapapuro. None njyewe nyimara kubaho muri ubwo buzima narize, ariko niga primaire gusa. Hanyuma uko bimeze kose navuyemo nzi kuba nakwandika icyo wambwira ngo cyandike. Ndangije rero muri uko kuvamo, Imana nayo ikajya igenda inyigisha utundi tuntu nazi kwandika, ikatunyigisha. Uri Imana ijya yigisha umuntu, Imana ijya yigisha umuntu ikagusanga iyo wayemereye neza, ijya igusanga nk'uko yajyaga isanga Adamu na Eva. Buriya yajyaga ibasanga ngo mu masaha ya nimugoroba, akazuba kamaze kurenga, ikaba ariho ibagenderera ikabaganiriza. Nanjye rero cyangwa n'undi muntu udukurikiye nawe ndamwifuriza kugira ngo agendererwe n'Uwiteka. Yego. Kandi nawe turi kumwe mwifuje kugira ngo Imana ijye kugenderera uko bwije n'uko bukeye, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo dushobozwa byose na Kristo kuko niwe uduha iki? Imbaraga. Imana ishimwe. Hanyuma nza kurambagiza, maze kurambagiza ndambagiza umukobwa, nari buvuga izina. Umukobwa narambagize simuvuga izina, ndavuga uwo tubana ubu, kuko uwo narambagije mbere siwe tubana. Nuvuga ngo ngiye twajya gutanga ikifuzo navuga ngo Mana, nigeze nabwira abantu ndavuga ngo ndibo babwira ukuntu iki Imana uyisabye ari kiguha. Twajyaga gutanga tugatanga tukavuga ngo Mana nje nguhaye ikifuzo uzama umugore mukuru kandi uzi ubwenge. Wa mugore mukuru nasabye Imana niwe yaje kuma. Mbere yuko ugira umugore mukuru, abo warambagije byagendaga gutya? Abo wirambagiriza? Ngewe mbere yuko ngira uwo mudamu, ndibuka natangiye kurambagiza mfite imyaka 23. Hanyuma ariko ikintu nakuye ngo ndashimira ubuyobozi bwa ADPR, hariho gahunda yo kuvuga ngo nta musore wo muri ADPR ugomba gushaka atafite inzu. Ego. Hanyuma ari nayo mpamvu koko nanjye icyo kintu nagihaga Imana, nibwo ngo Mana uzambabarire nzashake mfite inzu yanjye mbamo bwite rwose pe. Hanyuma rero nza kurambagiza mfite imyaka 23, ndambagiza umukobwa wari ufite imyaka, urumva natangiye kumurambagiza nayo ndabona. Hanyuma mu myaka 20 yanjye ni 3, we yari afite imyaka 28. Yego. Urumva nawe yarandutaga, yandushaga imyaka myinshi rwose.
nubwo atari cyane. Hanyuma mu myaka 28 yari afite aza kunyemerera, yari umudiyakoni muri ADPR, nanjye ndi umuririmbyi. Rwose birakunda. Hanyuma ikintu nshimira Imana nari nibagiwe, mu myaka 18 yanjye nagize, naje kujya gusangaho mama wanjye ari mu Bugesera, musaba kugira ngo anjyane kwa papa bwite. Hanyuma nabaga nkavuga ngo mana, ubundi mbayeho gutya, navutse he? Numva nabyo biranje, na wumva umwana wa 18 batangiye gutekereza ukundi kuntu nyine ari gukura. Yego. Hanyuma nza kushaka uburyo kinjyayo, mama aranyemerera, tugera mu Bugesera. Tugezeyo banyereka umunani wanjye, numva ndishimye kuko papa wanjye yari yaramaze gupfa, naramaze kwiyumvishamo yuko nta munani nzabona, ariko kubera ya Mana rata ibigira ngo tuzatanga ubuhamya, idushyiremo ubuhamya, irabikora, iza kubikora rwose bigenda neza. Hanyuma uwo mukobwa amaze kumurambagiza, yari umukobwa nawe w'umukristo pe, umukristo ukunda Imana, w'umudiyakoni. Imana izamuha umugisha nawe, ni ukuri ndawumusabiye. Ni ukuvuga ngo rero yaje kungira inama, nshaka uburyo kingurisha ikibanza mu Bugesera, ngura inzu. Arambwira ati njye ntago wanshaka tutari mu nzu yacu, aho nkumva kugurisha nabyo ni ikibazo. Nza kugurisha ikibanza, ngura inzu. Maze kuyigura ndamurambagiza birakunda, wa mukobwa nza no kumufata irembo ye. Umve ko byari bishyushye gufata irembo, urabizi? Ndabizi. Hangize ngo wabunganye gutyo, cyane guhita ngugira ku mavi kabisa. Nza kumufata irembo, tujyana y'ubushera, fanta n'ibindi bisanzwe. Ni 3 yanjye. Umukobwa afite 28. Hanyuma yawe umukobwa duhuza cyane, kandi numvaga ko tuzabana byiza kandi bikagenda neza. Hanyuma arangije tuza kujya kwandikisha igikumwe ku murenge. Urumva ko twamaze kumva ko turi kwiyumvishamo ko tuzabana. Urumva niba naramaze kumufata irembo, twagombaga kujya kwandikisha igikumwe. Twumvaga ko nta muntu ugomba kwishingira. Iyo wakoreye Imana ntabwo ugomba kuyikoza isoni, nawe nigukoza isoni nijye ndanagutetereza ye. Iyo wayikoreye ikabona ko wayikoreye neza, bitinde bitebuka, ibyayo ntabwo biza aka kanya. Nabyo ndi kubwira abantu badukurikiye, Imana iyo yisabye ntabwo ihita iguha. Ariko iyo uyigumyemo neza ukayirambyamo, ibyo wayisabye irabiguha. Hanyuma rero tuvuye ku murenge kwandikisha, twagezeyo dusanga uwandika ntawe uhari. Dusanga ntabwo ahari, niyakoze aduha umunsi wo kugaruka ku wundi wa mbere. Bandikaga ku wa mbere. Ubwo turataha, tugeze mu nzira, uwo mukobwa wanjye mwene wabo aramuhamagara ngo naza murwaze muri Uganda. Ansaba uruhushya ajya Uganda. Ageze Uganda, bya bindi rero buri ikintu Imana itari yemera, uko bimeze kose nibishoboka, ntago bikunda rwose. Irangije umukobwa arangije ajya Uganda, arambwira ati ndamara y'icyumweru ndagaruka dukora ubukwe. Nanjye mbaho gutyo. Ndangije rero wa mukobwa agezeyo, covid biraje imusangayo, guma mu rugo ibiraje, tutandukana gutyo. Kuva icyo gihe kugeza umunsi ntagaragaruka. Kuva icyo gihe ntago yongeye kugaruka, ariko wenda uretse ko numva amakuru kari mu Rwanda, ariko ntago nongeye kubonana nawe kuva icyo gihe kugeza ubu. Yes, ntago yekareka. Umukobwa afatiye irembo. Yego. Ntago ndamubona. Ubwo rero haza undi. Mba muri iryo torero rya ADPR, hari umuhungu twari inshuti nawe nari buvuga izina, yaje gusurwa n'umukobwa witwa Mukamusoni. Ariko nivuga Mukamusoni nugira ngo ni wa wundi nyine baririmbye, wenda wabona izina ni rimwe ariko siwe. Mukamusoni rero aza gusura uwo muhungu wari inshuti yanjye. Ntago nari nagiye muri korari, mvuyo barambwira ati runaka yasuwe n'umukobwa. Uwo muhungu namubwiye se ko wasuwe n'inshuti yawe
wampaye nimero y'uwo muntu tukajya tuganira twese ko turi abantu bamwe. Umva kera rero udutelefone tukiriho tucyaduka, twe niyo twari tukizigira, hari ukuntu twicaraga ahantu turi abantu nka babiri, umwe agategeshaho ugutwi kundi bakaganira kabisa, none twumvaga ari agashya pe. Hanyuma nimero ze z'uwo mukobwa nza kuzifata mu ibanga, atabizi umuhungu. Umukobwa nza kumuhamagara. Uwo musore mwarabanaga? Twari duturanye. Mwari muturanye? Yari umusore mukuru. Icyo gihe uwo musore yari afite nka 40. Yari afite nka 40, urumva ko yari mukuru nawe, urumva ko yari mukuru kabisa. Ubwo ndangije nimero ze ndazitwara. Maze kuzitwara umukobwa ndamuvugisha, ntangira tuvugana, mubaze se wamenye, ati hoya, tutangira twibwirana. Ambaza ikintu yambaje, yarambaje ufite imyaka ingahe? Ndamubwira ati mfite imyaka 20, ndumva hari wenda nafite wenda hafi 24, kuko uwo mukobwa wanjye wa mbere twakundanye ndi muri 23, ariko urumva nari nangiye kugenda hiyongeraho undi mwaka, uko bugiye amezi ari gushira aba ari gusatira undi mwaka. Ubwo rero arambwira ati ndamubaza se wowe ufite ingahe? Ati mfite 80. Niko yambwiraga. Yarambwiraga ati njye mfite imyaka 80. Umusore w'imyaka 24 wenda ni 3, yego 80. Ntago niyumvisha njye yo najyaga gusenga Imana, nabwiye Imana uzama umukobwa mukuru pe. Yego. Hanyuma muri iyo myaka ye maze kuyimubaza sinakica intege cyangwa ngacika intege, njye naramwihamagariraga. Nza kumuhamagara none aza kumbwira ati rero njye nago ndi kumwe nawe unandeke. Ndamwihorera na nimero ye ndayireka. Maze kuyireka narayiretse ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane gushize. Twagiye muri ADPR ahantu mu mubatizo, nza kwibuka za nimero. Nibutse za nimero ndazihamagara. Maze kuzihamagara umukobwa turavugana, uwo munsi twavuganye yarambwiye ngo shaka umwanya uzaza unsuri. Niko yambwiye, yifuza ko tubonana. Hanyuma ariko mwumva muri nge nago azenyemera, nyine ndi muto nkana verifya, nkumva nago bizakunda. Ukumva yakubwiye imyaka 80. None nje ndi muri 23 gutyo. Naje ndavuga ngo amana umfashe. Ari umuhungu wundi twari inshuti wundi, niwe wari uri muri 30 n'ingahe n'7. Ndakunda kumenyana n'abahungu bakuru kuko bangiraga inama tukajya inama. Nifite abahungu 3 turi inshuti cyane. Hanyuma uwo muhungu arambwira ati rero runaka yasuwe n'umukobwa, kandi uwo mukobwa naramwifuje, unyemereye ukama nimero ze nazaguha 1000. Umvishe, urumva tumukunze turi abahungu babiri. Umva we yaranamubonyeho vizavi, nje natari namubonyeho namba. Umuhungu namubwira ati rero nta nimero ze naguha, ahubwo shaka umwanya tuzajyeyo tujye kumusura. Ari ugiye kumusura? N'uwo muhungu agiye kumusura. Nawe mukunda. Ukuntu twabigenje rero tugeze mu nzira byagenze biti. Twageze mu nzira turavugana ati rero tugiye kuhagera. Ugende witwa Niyomugabo Jean Pierre, nanjye ngende nitwa yangaye. Ubwo mfata amazina y'uwo musore, nanjye afata yanjye. Twageze y'umuhungu abari ugiye gutereta rero. Nge ndaceceka duhana gahunda kuko urumva naguranye amazina. Urumva byari 50 yambwiye ari bume, kandi 50 ya kera ari menshi. Umuhungu aratereta, aratangira baraganira cyane pe, biranemera. Umuhungu aratereta birakunda? Birakunda. Nkabona ko byakunze pe. Abo nyuma nza kuva ariko se ku mutima aramuntwaye we. Abo ataramuntwaye. Hanyuma ahantu byapfiriye, amasaha yo gutaha yaje kugera. Amasaha yo gutaha ageze, ndavuga ngo runa ngo reka dutahe. Namwe ngo Jean Pierre reka dutahe. Hanyuma wa mukobwa aza kumva ijwi ryanjye, twajyaga tuvugana kuri phone kenshi, yumva ninjye. Uhagera nigeze muvuga? Sinigeze no gusuhuza, narasuhuje kumvuga gake cyane ku buryo atanumva n'ijwi ryanjye, kuko twitwanye amakuru n'umuhungu, ndavuga ngo sindi buvuge ndicecekera. Umukobwa aratwakira, tunywa agafanta, ndicecekera. Baraganira nkajya mbyumva, njya muri telefone ndituriza, nza kuvuga ngo dutahe. Umukobwa aranyumva. Hanyuma tugeze tuza gutaha. Ndibuka twavuye mu masaa 2,
z'umugoroba hafi saa 12 n'igice. Turataha, twageze mu rugo saa 4 zuzuye z'ijoro, urumva twakoresheje amaguru. Hanyuma rero tugeze mu rugo saa 4 z'ijoro, ari nabyo ndi kubwira abantu, wa mukobwa aho kugira ngo ahamagare wa muhungu, urumva twageze kwa wa muhungu we yari yarubatse nawe, ntago nigeze njya kurara mu rugo cyangwa se ngo ndara aho nubatse, naraye kuwo musore turararana. Yarambwira ati reka turarane urataha mu gitondo, kuko twavuye ku isabato ku cyumweru turi bizinduke tujya gusenga. Saa 4:15 umukobwa aramamagara, yaramamagaye duhera saa 4:15 tugeza saa 11:20 z'igitondo. Ijoro ryose kuva saa 4:15. Ibintu ndi kuvuga ni ukuri, ni mukenera ukuri uzaze uwegere madamu abababwire neza. Hanyuma saa 4 z'ijoro tugejeje saa 12 z'igitondo, iryo joro twavuganye niryo joro twapangemo igikumwe, dupangamo gufata irembo, dupangamo ubukwe. Na wa musore watanzemo pasahari ahari, ariko we yari yasinziriye. Numva ngo twaraganiriye, umuhungu aza kusinzira. Ibihumbi senkane biguhaye nabyo yamaye narabihombye, ariko waje kubinyihera uze kubinyihera nubwo uri kwimana. Oya, ubu bwo wapikire kumaye nka miliyoni nk'ebyiri, ariko oya nabyo ntago nabyemera. Yego. None se ikibazo cyo make yakubwiye ko afite imyaka 80, hagira wasanze ari mu kihe kigero? Urumva icyo gihe yari afite, icyo gihe yambwiraga afite imyaka 80, ubundi nyirizi ni imyaka ye y'ukuri yari afite 56. Urumva afite 56, nanjye ndacyari muri 24 wenda, sibyo? Kuko hashize imyaka 6. Urumva nabwo yari mukuru, imyaka 56 ni myinshi. Hanyuma iryo joro tumaze kuganira, muri iryo joro bwarakeye ku cyumweru njya gusenga, ku wa mbere njya gufata irembo. Umva sinigeze ndamagizanya nawe ngo duhure vis-a-vis iminsi kwa n'abakobwa n'abahungu bikururana. Umunsi umwe twahuye niwo munsi twapanzemo ubukwe, twapanzemo gufata irembo, byose turabikora nyine. None se kumva munahura atari nawe wamuteresa ari umushuti wawe? Urumva twebwe umuhungu yari itereteye, ariko hanyuma tuje kugera mu rugo yaje kunyihamagarira kuri telefone, niwe yamamagaye rwose. Ibyo byo mbivugisha ukuri, niwe yamamagaye. Turavugana, batiri ya mbere ishiramo umuriro, kiramo iyindi, turavugana buracya, niwo turavugana kugeza ubwo ambwiye ngo noneho kuwa mbere uzohereza umuntu aze gufata irembo, nanjye ndabibabwira. Yaragiye abibwira famiye ye, hanyuma kuri uwo wa mbere nohereza umuntu ajya gufata irembo. Ati rero byagenze bite kugira ngo ufate irembo utanabyiteguye? Umva ngo nta mafaranga nari mfite icyo gihe, maze kugura inzu nta mafaranga mfite. Hanyuma ukuntu byagenze, nari n'umwagenti wa MTN mbere, ncuruza agasimukadi nkabitsa nkanabikura. Etse kubu nyine ntago nyibikora, ariko narabikoraga. Udufaranga rero duke nari mfite nahise nufatishamo irembo. Hanyuma ndangije ubwo dutangira kujya kwiga umubano. Twize umubano, duhita tujya gutera igikumwe ku murenge. Hanyuma agashya kaje kubamo, yananze ku murenge. Yananze ku murenge. Urumva yavaga Ikinazi nkava muri Nyanza. Noneho ananze ku murenge agira ngo nabiretse, kuko numva ngo agira ngo nisubiye nyine. We yarambwiye ngo nari nzi ko wisubiye. Ano yageze ku murenge bamarayo, bamaze nibabuze nk'isaha 2 bamarayo banegereje. Niba ubu cyawe ubukwe bwagenze neza, ariko numva ngo nyine ikintu cyabiteye, umuntu wanje wari buntware mu modokari we yaratinze, imodoka ye yarapfuye imaze gupfa, atinda akoresha. Bo bagira ngo rero nabiretse, bakajya bamamagara buri munsi, buri kanya, buri munota. Biza kubaho rero igikumwe kiraba. Ishusho
abantu yego nta comment bateyeho ntago zabura 24 n'umukobwa w'imyaka 56 yego umva ntago byabura abantu babyakiriye bati twe tugeze ku murenge ubukwe bw'abandi bwahise buba butuje yego abandi babanza kuba barekeye baraceceka barabanza bajya ku murongo usibyo hanyuma bivanga n'abanjye tuba bamwe twese yego none nabonaga n'abageni baje gutera igikumwe baje muri twe nkabona n'ubukwe bwabaye ubwanjye gusa umva umuntu wari ufite 24 bumvaga ko urumva kandi nawe wabyumva ko harimo distance hajya distance ni ikinyabo ikinyuranyo yego urumva mwebwe mwarize amashuri umva kunsobanurira nibye hanyuma rero bwo Mukamusoni igikumwe kiza kuba abantu batera comment wenda nubwo ngendeye mu byawe comment nazi ibyo ari byo ni bitekerezo binyuranye bibaza yego ese ni gute umwana w'imyaka 24 agiye kurongora umugore w'imyaka 56 yego mbashije kubyumva bagendaga amagambo bavugaga ubwo umuntu nazajya ambwira comment ngiye itamenya ko ari uko bimeze ari bitekerezo yego urakoze cyane burya kera Imana yajyaga imbwira uzika ukuntu byagendaga twajya gusenga arambwira ngo nguhuje n'abantu bakomeye hanyuma nguhuje nkugize umunyamumaro none uyu munsi ku itariki 8 yego 8 imuje nawe Imana ishimwe ibyo yambwiye iri kugenda ibikora nakubwiye ko itajya ibikorera rimwe ariko uyu munsi bwo ndacecetse yarabinkoreye yego urumva ndi kugenda nubwo wenda nta minerivare naguhaye ngo nyigishemo ngo ni iki cyongereza ariko uko tugenda tuganira genda hari utuntu ndi kugenda mfata nkuko ngo comment yego Imana ishimwe ngiye buriya ndagenda mbibika mu mutwe hanyuma nyine comment zarabaye abantu baravuga pe ariko bavuze nyuma yuko ibyo biba ni nk'iyo comment bavuze ni nk'iki gitekerezo cyangwa amagambo bavuze ukumva aragukoraho cyane urumva ko uwo munsi nta kintu bari kuvuga ngo nyumve kubera yuko hari ibyari byanjyanye kandi naho nari buhurire nabo bo baravugaga ngo biyongorera ariko nge simbumve Gitifu byaramworoheye se ko baseze nta kuntu yabyibajije urumva Executive we ntago byamworoheye impamvu bitamworoheye amadirishya yuzuye abantu no imbere haruzura urumva wagira ngo sinzi ukuntu byari bimeze pe noneho rero ni n'umudamu muremure sibyo unsumba sinzi pe urumva ni ibintu bitoroheye Gitifu ariko byaje kugenda neza naje kubona Imana k'uwo munsi biza kurangira neza ubukwe buba neza igikumwe kiba neza hanyuma rero tugeze mu rugo tuvuye ku murenge hari abantu barenze menya wagira ngo ni nk'akarere kari kamanutse kose benshi cyane hahandi n'inzira kuba wayibona byari bigoranye ariko nyine benshi nyine bavuga ngo ni ugutaha ubukwe nyine urumva ubukwe iyo ubukwe bwaje ariko njye nibaje ngo ubu bukwe aba bantu nkarebamo nkabona harimo n'abo nazi abo nyine nkavuga ngo Imana n'iki kintu ikoze ndacyanditse pe ngishyize ku nkinzi z'umutima wanjye ni ukuri kw'Imana kuri uwo munsi wa Mukamusoni na niyo mugabo ni ikintu cyatumye buri muntu wese n'uwari uryamye abyuka aje kureba ngo umuntu wa 24 na 56 hanyuma nabihuje nanone twamukoreye anniversaire y'imyaka 61 wenda mbibwira abanyarwanda n'abandi badukurikiye bo hanze y'igihugu aho umuntu wese aradukurikiye umudamu wanjye afite imyaka 62 ari nabwo noneho ndi no kubatumira muri anniversaire dufite imbere azaba yujemo imyaka 63 hanyuma nanjye nzaba mfite imyaka 31 yego baracyarimo kandi kantu nyine kinera ntakibagiwe niba ngari distance ariko ntari bitu yego umva haracyarimo intera 63 ariko nyine
hari iby'Imana igikora. Ndabatumiye uzashobozwa azahagere, baduhamagare baze batuzire muri anniversaire. Imana izabaha umugisha. None urahageze usanze uruvunganzoka rw'abantu. Uruvunganzoka urumva icyo ari cyo? Oya, ntabwo ndi kubyumva. Ntabwo abantu ari uruvunganzoka, ahubwo nahasanze abantu benshi. Urumva tugiye kuvuga ngo abantu babaye uruvunganzoka babyumva mukundi kuntu, ahubwo abantu benshi sigo. Maze kuba hasanga nyine nta kindi narengejeho, kuko naje kubihuza n'igihe Dawidi, nigeze nakubwira inkuru ya Dawidi. Naje kubihuza, nabihuza nuko igihe yabaga umwami hari abantu benshi bateranye ku uwo munsi, haruwe ibiryo byinshi cyane, ariko hatanga itegeko avuga ngo nta wundi muntu uri bubyarure hatabonetse umukuru w'igihugu cyangwa se umwami. Hanyuma kandi hariho gahunda ivuga ngo murabanza mureke uri bube umwami abanze yarure, niwe uri bugere ku meza mbere, hanyuma namara kwarura niwe uri bubaho uburenganzira, sibyo? Hanyuma Dawidi amaze kuba umwami yaje kwarura, amaze kwarura isahani, ibintu byose akoraho, imyaka yose yari harakoraho. Hanyuma amaze gukoraho numva ko ibyishimo byaje kumurenga, umwitero ukagwa, sibyo? Nanjye rero ukuntu byari bimeze ku uwo munsi, narabanje ndiyarurira. Mu bukwe n'ubizi ko bajya se, nanjye icyo gihe mu bukwe bwanjye twarariye pe. Twarariye, ko twarariye turanywa bigenda neza, nabanje ndiyarurira. Hanyuma nibuka ko muri kwa kurwara za bwake na bya bibazo byose hari ibyo natajyaga, ariko kuri uwo munsi narabibonye, nabanje mbitindaho rero. Imana niguha uzabanza utinde kukiguhaye, ugikomeze, wange kukirekura, sibyo? Ndashima Imana ko yaguhaye iyi gahunda yo kugira ngo ujye utuma abantu baruhura umutima, bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye. Imana ishimwe, ni ukuri, kandi ijye igomeza gushyigikire uko bwije n'uko bukeye, ikurinde pe, sibyo? Imana ijye kugirira neza. Hanyuma naje kubitindaho rero, akandi gasitori nazibagirwa, ubukwe burangiye mwakoze civile gusa, mwakoze igikumwe gusa? Oya, twakoze n'ubukwe. Twakoze ubukwe, urumva twebwe twateye igikumwe kuri 18 z'ukwa munani, kuri 18 z'ukwa munani. Hanyuma kuri 25 z'ukwa munani nabwo dukora ubukwe. Yego. Hanyuma ubukwe bwabaye nyine, urumva ni muri covid, bwabaye muri covid 2020. Ubwo bukwe noneho rero ndagira mumbwire ngo iyo uza wowe ntabwo ari kubona ahantu nyura, no kuri kw'Imana, ni wari kubona nawe ukandagira, ni ukuri kw'Imana. Nabonye Imana igikora ibintu birenze iby'umwana w'umuntu yagukorera. Nigeze numva umuririmbyi aravuga ngo Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka, kandi koko ijya ibikuramo ukabona ibidashoboka bivuyemo ibishoboka. Kandi hari umuririmbyi njya nkunda yaririmbye aravuga ngo Imana inyuza inzira aho zitari. Ako uwo munsi nanjye yanyurije inzira aho zitari, na n'iyi saha kuba ndiho ni ukuberayo. Ubukwe ntabwo bworoshye, nyuma yabwo rero nabwo ntabwo byoroshye. Abantu bagiye bavuga na kubyara, so iki kintu gitumye mbivuga cy'urubyaro utanabimbajije. Mama wanjye yatashye ubukwe, ubwo bukwe yarabutashye. Hanyuma amakuru mfite njya menya ku mutima wanjye, nanabwiwe mama wanjye ko uwo munsi yiriwe agira ate arira. Arizwa nuko urumva mama wanjye ndifuraye, sibyo? Ndifuraye mama wanjye, kandi mama wanjye ari mu myaka 50 wenda ni 5 cyangwa 4. Mama ni muto ku mugore ufite. Cyane. Urumva umudamu mfite afite 62, ejo bundi aragira 63, ubu mama wanjye afite 64. Urumva nabo bararutanwa, barangana. Oya ntabwo bangana. Umudamu wanjye afata 62 ukuremo 54, aramurusha utwaka twishe tutari dukeya rwose. Hanyuma mama wanjye kuwo munsi ubukwe bwaba nibwo merukana na mama nawe. Kuva icyo gihe ntimuranavugana?
kuri fone twaravuganye. Ndibuka hari igihe twavuganye kuri fone, arambwira ngo ariko ntago murabyara. Ndamubwira ati hoya. Maze kumubwira ngo hoya, yese akupa telefone aranyihorera. Kuva ubwo niyo numvishe ko nta telefone afite, mugurira telefone nkayitanga kuriya ikamugeraho, ariko sajya amamagara. Ntago muravugana? Ntago turavugana. Ya urumva nanjye icyo kintu nakibazagaho. Urumva amaso y'abantu avuga ibihari kandi biriho, ni ukuri. Ubwo rero umudamu urumva umubyeyi aje mu bukwe yiriwe arira, wabyakiriye ute kumva amarira y'umubyeyi mu bukwe bwawe? Wari ko dinga bo no kuvuga ngo amarira yiwe ari naho yari yicaye narahabonye, ako nta kintu nari kuyahinduraho. Urumva nari ndi mu rusengero, turi mu bukwe, aho nari ndi sinari buhurire, naho nari buhurire nawe. Sikumva ngo duhuye ndi kumwambika ikamba, nibyo nta bundi bushobozi nari bubone bwo kugira ngo mubwiye ngo ceceka, sibyo? Byarabaye rero ndihangana, nawe arihangana, arabyakira, nanjye ndihangana. Nyine buriye yari amasezerano ya Mukamusoni, kuko kumva ngo mfite imyaka 24 afite imyaka 56 ntabwo ari nje, ahubwo ni Imana yagira ngo igira ikikora. Urumva nge nayisabaga umugore mukuru, buriya nawe akayisaba umugabo. Hari ibintu tutabwiye abantu. Mbere Mukamusoni kugira iyo myaka suka atarambagizwaga, ahubwo yararambagizwaga. Umusore wa mbere yamurambagije ngo muri 84 barakundana, hari naravuka, yego, barakundana, aramusaba. Bageze mu rusengero, ubu urumva ubukwe bwari bwegereje, umusore aza kwitaba Imana aripfira. Hanyuma umusore apfuye rero biza kurangira agumye aho ngaho, aza kurambagizwa n'undi nanone. Nawe mu rusengero bigeramo, aza kugeraho nawe aripfira. Si babaye babiri, hapfuye abasore bageze kuri 3 bose bamurambagizaga. Byagira hagati ku bukwe rwose kuri finale bagapfa. Hanyuma n'undi wa 3 nawe arapfa. Umusore wa 4 wamurambagije mu nyuma rwose, vizi irimo neza, biri vuba, nawe yaje kugenda ngajya muri Uganda. Amakuru ambwira ko nawe atigeze ashaka. Umusore araho yabaye umuntu utagaruka no mu Rwanda, sinzi ukuntu byagenze. Hanyuma urumva rero umukobwa iyo byamaze kugenda gutyo, ku musozi abamaze kuba ikibazo. Ndetse benshi banavuga ko wenda atera umwako. Yego, biza kuba gutyo rero. Mukamusoni niyo mpamvu yagize iyo myaka ingana gutyo 56, ari nayo mpamvu agize 62, agiye kugira 63. Ariko nyine ngiye ku ruhande rwanjye nshima Imana ikitumye mbaho. Benshi bajya bavuga ngo uwo mugore ngo wazamutaye, ngo ibiki n'ibiki, ngo uzihanganira kutabyara, ariko kujya amagambo arasenya ntago agira ate, ntago yubaka. Ugiye kumva amabwire ntago wakubaka urugo ngo rukomeze, nibishoboka. Amakuru ya mama yakiriye ute urugo? Urumva gufite uri imfura? Urumva mama amfite ndifura, ninjye mwana we wifura. Mfite n'abandi bashiki banje tugiye tuvukana, ariko tuvukana kuri papa. Ntago duhuje mama wanjye. Ariko nyine mama namaze kumva ko nyine ibyamubabaje ari uko ntatamuhaye umwuzukuru. Kandi urumva umwana araryoha, niyi saha kuba turiho nuko ababyeyi bacu badufite. Uri umubyeyi yakubona nk'umwana we, uko bimeze kose arishima. Niyo iwaba uri hehe mu bidafite umumaro ka 10, binezeza umubyeyi kuko agufite. Ariko nyine nanone abatabafite, twe tutababonye, ntabwo byaduca intege, tugomba kwihangana. Turikundaniye nta ribi, ni ukuri, kandi Imana izagomeza idushyigikire. Tutegereje ko inyuzi ibishoboka mu bidashoboka koko, tukareba ko ari ikizakora, wenda akabyara. Yego, nshyizeho akantu ka wenda kuko ndi umuntu. Reka dutegereze turebe ko hari ikimana izagira ite izakora. Yego.
kwizera kurarema, jya ubyizera bishyire mu byiringiro, yakoze biriya izakora n'ibindi. Oya, izakora n'ibindi. Ego ko izakora n'ibindi rwose, ni ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Ibyo yankoreye, ibyo ikorera buri muntu wese udukurikiye hano muri iki kiganiro, ibyo yakoze, ibisigaye nibyo bikomeye, nibyo igiye gukora cyane kandi bigakomerera twebwe, tukabona ko ari ubuhamya bwiza, ibyo twayisabye ikabiduha. Yego, kandi mukomeze muyitegereze mwihanganye, izabikora. Izabikora. Noneho reka twongere tugaruke, watubwiye uri umuhanzi. Yego. Indirimbo ijya igufasha, ijya iguhumuriza mu bihe nk'ibi abantu baba bakubwira amagambo atari meza, ni iyihe? Yego, urakoze. Hari indirimbo ntari nashyira kuri YouTube, ariko ikiri mu ikayi, ijya inezeza kandi ikanyubaka, kandi ntekereza ko izubaka na buri muntu wese. Mana turagushimiye ko wabanye natwe mu bihe bikomeye cyane, waraturengeye, wabanye natwe uraturinda, aho twabonaga bidashoboka warabishoboye, mu bihe bigoye warabikoze, aho twabonaga bidashoboka warabishoboye. Igihe kiragera umuntu akababara, agaca mu bihe Abisiraheli banyuzemo, ariko agacika intege cyane, yagera inyuma akibuka ko ushobora byose. Umutima wacu ujya ugera kure cyane, ndetse tukibuka ko n'Imana yacu itabaho, amagambo akaba menshi, uruvugo rukaba rwinshi, ariko Imana ijya iturengera, ariko Imana niyo yonyine igaruka. Umva nshuti nkubwire, wowe uneze amatwi, Imana ishobora byose niyo yabanye nawe. Subiza amaso inyuma urebe aho yagukuye, urebe n'imbere yawe, niyo yonyine izagukorera ibikomeye. Imana niyo ijya idukorera ibikomeye. Hari igihe twebwe twibwira yuko ibyo tubona bikomeye bitazanarangira, ariko Imana yoyo ubwayo ikabona ko bizarangira, ndetse ikabona ni n'akantu gato cyane. Hari ijambo riri muri Bibiliya vuga ngo naho twagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, twabwira umusozi ukimuka ukavaho. Kandi koko nibyo, ari nabyo mbwira buri muntu wese udukurikiye, naho yanyura mu bibazo, naho yaca mu bikomeye, naho yaba abona mu bukode kwishyura byanze, naho yaba abona uburwayi bwanze, password ni ugusenga. Ntabwo password ari ukujya mu bapfumu, ntabwo password ari ukujya kwicira inzira, ntabwo password ari ukujya mu busambanyi, ahubwo password ni ugusenga. Imana ishimwe. Umva rero ibyo Imana ikora, muri byaravuze ngo ibyo Imana ikora biradutangaza, avuga ngo nta n'uwabimenya uko biri. Urumva nyine ibyo ikora ntabwo ibikoze uwo munsi, ahubwo yoyo izabikora n'ikindi gihe, sibyo? Muri ibyo bavuze ngo naho yagiye iracyagira gute? Iracyakora. Yego, Imana ishimwe. Noneho tugana ku musozo, wasoza uvuga nimero za telefone, iyo wakifuza ko muganira cyangwa se mwibera inshuti, ku buryo ashobora kuba, ndetse n'aba bantu bifuza kuzaza mu isabukuru y'umudamu wawe y'imyaka ni 20, ni 60, ni 63, yego, nawe bose baratumiwe. Yego, murakoze cyane. Bitari kure cyane. Oya, ntago ari kure, ni mu kwa 9. Ntago ari kure, ni mu kwa 9, kandi inshuti zo ndanazikeneye cyane, ubu ndazikeneye. Hanyuma nimero ya telefone ni 072 7 7 47 41 564 4 072 7 7 41 564. Hanyuma kuri YouTube yanjye nitwa Niyomugabo Music, bajyeho bakande subscribe, share, comment. Imana amahorera abaho umugisha. Murakoze. Mwakoze cyane gukurikira iyi nkuru y'urugendo
ya Niyomugabo. Ngira ngo ibindi biganiro nakagaruka, ngira ngo ubutaha nzagerageza kuba namwegera noneho tuganire turi kumwe na madame, twumve sayidi ya madame. Mu myaka 56 ategereje umugabo, abamurambagije Imana ibacyura, bakagira ku mubare w'abantu 3 bose bitaba Imana, bikagira noneho kuwa 4 agenda ntagaruke, bikagira kuwa 5 ari we Niyomugabo uyu munsi bari kumwe, bakaba bagiye gusazana, cyangwa se akaba ari we muntu ugiye kumusazisha nk'umugabo w'umutware w'urugo rwiwe. Nawe tuzamwegera tuganire nawe, ubundi dukomeze twumve na nyuma ya zera Imana irakora. Yego. Ikindi kandi n'ibintu bidashobokera abana b'abantu, imbere y'Imana birashoboka. Abantu bakuvaho, abantu bagusiga, ariko Imana ntiyagusiga. Igihe cyakwereka yuko birangiye, ariko igihe cy'Imana kikakwereka ko hari ubundi buzima buri imbere.